byumva uhinduke uyu munsi ikubwira ngo muri ibyo uri gukora umvira ijambo. Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Ese wowe azaguhemba cyangwa azaguhana? Byumva uhinduke uyu munsi ikubwira ngo muri ibyo urimo ukeneye Imana. Bikore cyane ariko ukeneye Imana. Yesu Kristo ashimwe. Ashimwe Yesu uduhaye uyu munsi w'umugisha. Nibyumva uhinduke muri kumwe na Evangeliste Aimable Niyirema. Nukuri dushimye Imana iduhaye uyu munsi w'umugisha. Uyu munsi muri byumva uhinduke nje nkubaza ngo mbese wowe ubitekereza gute? Ntago tuzaba hamwe mu isi. Twagenda mu modoka imwe, twagenda mu ndege imwe, twajya mu isoko rimwe, twajya muri stade twese, twajya mu nzu twese, ariko ntago tuzaba hamwe. Niyo mpamvu niyo mwapfa muri umuryango, buri wese ajya ukwe, ajya mu kobo ke, gutyo 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 gutyo. Ibyo nta muntu utabizi. Ntago tuzaba hamwe. Ntago umusambanyi n'uwirinze bazaba hamwe. Ntago umujura n'utaribye bazaba hamwe. Ntago umurozi n'umupfumu n'usenga yubaha Imana bazaba hamwe. Ntago wakoreye Satani n'uwakoreye Imana bazaba hamwe. Ntago umunyamasengesho n'uwirirwa garoga bazaba hamwe. Ntago uwirirwa garagura n'uwirirwa gashaka Imana bazaba hamwe. Ntago umupfubuzi n'uwabanye n'umugabo we neza bazaba hamwe. Ntago uwa Kristo n'uwa Satani bazaba hamwe. Uwa Kristo n'uwagiye nk'uko Kristo ashaka, akakira Kristo akamubera nk'umwami n'umukiza. Uwa Satani n'utarakire Kristo mwami n'umukiza ngo akore ibyo ashaka. Umuntu arapfa ngo aheza ni mu ijuru, ngo tuzahurirayo. Mu ijuru hazaba abera, hazaba abana b'Imana. Mu ijuru hazaba birinze. Mu ijuru nta rukungu. Mu ijuru hazaba abana b'Imana barikoreye. Ubwami bw'Imana si amagambo n'ibikorwa. Mu ijuru nta basinzi bazabayo. Mu ijuru nta batinganyi bazabayo. Mu ijuru nta bakuyemo inda bazabayo. Mu ijuru hazaba yabihannye. Umurozi arapfa ngo tuzahurira mu ijuru. Umuntu agapfa asambana ngo aheza ni mu ijuru. Agapfira mu kabari zamwishe ngo aheza ni mu ijuru. Iryo juru ryaba ari iry'akavuyo. Ariko mu ijuru hazabayo abera. Abera bazaba mu ijuru. Abana b'Imana bakoze uko Imana ishaka bazaba mu ijuru. Ubwami bw'Imana si amagambo n'ibikorwa. Abana b'Imana bera imbuto zikwiriye abihannye zose. Ibyahishuwe 22:11. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. 12. Dore ndaza avanzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi
n'abasenga ibishushanyo ni umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, ni ijambo ry'Imana. Kora cyane ibyo urimo, Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Sambana cyane, iba cyane, kuramo inda cyane, kora ibyo cyane, ariko Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Senga cyane, fasha cyane, gira urukundo cyane, Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Ukizwa akizwe, uwandura yandure. Turi mu gihe cyo gukizwa cyangwa se cyo gukora ibyo ukora cyane. Kora ibyo ushaka, ariko wibuke ko Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Rwose ubona ayo mafaranga muri ibyo bibi, rwose shuka abo bakobwa, muca inyuma cyane, bakuriremo inda cyane, kora ibyo byose cyane, mubeshye cyane, komeza umwambure cyane, ariko Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Gusa wibuke ko muri ibyo urimo hari abari gushaka Imana n'umutima wabo wose. Wibuke ko muri ibyo urimo bipfuye, bibi, binuka, bidafututse, Yesu Kristo adashaka ko abandi benshi bari gushaka Imana n'umutima wabo wose. Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Mu ijuru ntihazaba ikigare, mu ijuru nta kivunge, mu ijuru hazaba abera. Hanze hazaba imbwa, n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, n'ababeshyi, n'abambuzi. Imana iguha umugisha. Byumva uhinduke uyu munsi, ikubwire ngo muri ibyo uri gukora umvira ijambo. Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Ese wowe azaguhemba cyangwa azaguhana? Byumva uhinduke uyu munsi, ikubwire ngo muri ibyo urimo ukeneye Imana. Bikore cyane, ariko ukeneye Imana. Telefone zanjye ni 0788840467. Ni Evangeliste Aimable Niyirema. Mugire umunsi mwiza.